n'urubanza rwasomwe yaba bwana Edouard Bamporiki ndetse n'abamwunganira mu mategeko batari mu rukiko. Ubushinjacyaha nibwo bwari buhagarariwe. Mu rukiko hagaragaraga abanyamakuru benshi biganjemo abakorera ku muyoboro wa YouTube. Byibura umucamanza yakoresheje igihe kibarirwa mu isaha asoma imyanzuro ku rubanza rwa Bamporiki. Mu bujurire bwe, uwari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yari yaravuze ko atishimiye kuba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutaramusubikiye ibihano kandi ko rwamuhanishije ihazabu nini idashingiye ku by'amategeko ateganya. Ubushinjacyaha nabwo bwarajuriye buvuga ko urukiko rwa mbere rutahuje ibikorwa n'amategeko abihana. Bwajuriye kandi buvuga ko urukiko rwahanishije Bamporiki ibihano bito biri munsi y'ibiteganywa n'amategeko. Rwamuhamije icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Abamwunganira bavuga ko kuba Bamporiki yarasabye Norbert Gatera miliyoni 10 ku buvugizi yamukoreye bugafunguza umugore we bitagize icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bavuga ko umwanya yari afite mu butegetsi utari kumwemerera gufunguza umugore wa Gatera uraye neza Anita waregwaga gutanga ruswa nawe. Guhakana ko yakiriye miliyoni 10 zo kwa Gatera nk'indonke ahubwo byari ishimwe ku buvugizi yari yakoreye umugore we. Urukiko rushingiye ku nyandiko yiyandikiye yemera ibyaha anasaba imbabazi rwemeje ko nta gaciro byahabwa. Rwavuze ko Gatera yari yarareze Bamporiki ko yahoraga mutoteza akamukangisha ko natamuha amafaranga hazafungisha ibikorwa bye by'ubucuruzi. Yisunze inyandiko z'umuhanga w'umutaliyani mu bo hambere Cicero, umucamanza mu rukiko rukuru yanzuye ko ubucuti nyabwo hagati ya Bamporiki na Gatera butagaragara. Yavuze ko iyo buza kuba buhari Bamporiki atari bujye kumwaka amafaranga mu bihe bitandukanye. Kuvuga ko hari aho yemereye ibyaha muri RIB kubera igihunga, urukiko rwanzuye ko bitari bushoboke kuko yari mu bantu batashoboraga guterwa ubwoba. Impamvu yatanze zose yiregura ko atari bukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite nta shingiro zifite. Umucamanza yanzuye ko agomba kubihanirwa hashingiwe ku mategeko yerekeye kurwanya ruswa. Kuba urukiko rwa mbere rwaramugabanyirije igihano cy'igifungo rwarangiza ntirugabanye ihazabu, urukiko rukuru ruvuga ko urukiko rwabanje rwakoze amakosa. Naho ku kuba atarasubikiwe ibihano bifite ishingiro nk'uko urukiko rukuru rwabitangaje. Rwavuze ko ibyo yaregwa yabikoze ari umuyobozi ukomeye wari yitezweho ubunyangamugayo bw'intangarugero. Umucamanza ati byabaye nk'igikuba gicitse kuba yagombaga kubera urugero. Rushingiye ku bimenyetso biri muri dosiye ruvuga ko mu bihe bitandukanye bwana Bamporiki yasabye Gatera miliyoni 5 amaze kwegera bagenzi be b'abayobozi ngo afunguze ibikorwa by'ubucuruzi bya Gatera. Haravugwamo Merari Mpabwa n'amaguru, Vice Meya w'umujyi wa Kigali ushinzwe iby'iterambere, uwari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi na Madame Clea Kamanzi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB. Abo ngo yabahamagaye kuri telefone rukavuga ko uretse umwanya yari afite nta handi agaragaza yakuraga ubwo bubasha ku bintu bitanamurebaga. Urukiko rwanzuye ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bufite ishingiro rwamuhamije ibyaha byo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Ashingiye ku ngingo z'amategeko hano ibyaha bya ruswa, umucamanza yavuze ko icyemezo cyafashwe ku rwego rwa mbere kigomba guhinduka. Ashingiye kandi ku myitwarire ya Bamporiki mu butabera aho kumuhanisha imyaka 7 yayigabanije. Yavuze ko yakoze ibyaha byo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite bigize impurirane mbonezamugambi. Yahanishije bwana Bamporiki gufunga imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 30. Byavuye ku myaka 4 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 60 yari yahanishijwe mu rwego rwa mbere. Kuri uru rwego Maître Vode Kayitana yatwohereje ubutumwa buvuga ko ntacyo yabivugaho. Tumubajije niba bazajurira ibihano yadusubije ko batarabifataho umwanzuro. Umwe mu banyamategeko yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubujurire budashoboka. Yavuze ko byashoboka habaye havutsemo impamvu z'akarengane nko gufata icyemezo cyashingiwe ku itegeko ritari ryo n'izindi mpamvu. Yavuze ko bizasaba gutegereza ko Bamporiki yajurira wenda ubujurire bwe bukaba bwaterwa utwatsi, ariko ko nanone kuva umunsi yakatiweho nyuma y'ukwezi urubanza ruzahita ruhinduka itegeko akajya kurangiriza igihano cye mu munyururu. Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ari ku isonga mu batsimbataje gahunda ya Ndi Umunyarwanda ashishikariza ubumwe n'ubwiyunge hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Uyu ukunda kwivugaho mu ruhame hagaruka ku buzima bwe bwite avuga ko yinjiye mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali afite ibiceri 3 by'ijana. Nyuma y'urugendo avuga ko yatangiranye no gucukura imisarani kugeza abaye minisitiri, byamugejeje ku kuzuza miliyari y'amafaranga nk'uko yabitangaje mu minsi yashize. N'umwe mu bategetsi bakuru bahawe amahirwe yo gufungirwa iwabo akajya acishamo akinyabya ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter
agasaba imbabazi ku byaha bitihanganirwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Bagirusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Honorable Edouard Bamporiki, ikaze muri studio za Radio Rwanda. Ndabashimiye. Ni muri akanya muri yumva mumeze mute? Ngira ngo tumaranye umwanya, ni iby'igiciro kuba mu by'ukuri ndi muri studio, mafite ibyo nunguka n'ubwo umuntu akenshi aba ari ubuvuga, ariko iyo tubonye ibyo abadukurikiye bavuga, iyo umuntu umiye nk'abanzi konje kugira umusanzu ntanga, biba ari iby'agaciro. Mu kanya kashize twari kumwe mu makuru ya Radio Rwanda tuyageza ku banyarwanda, wabibonye gute? N'icyo wabonye kidasanzwe muri yake? Icya mbere, mwantunguje kuvuga amakuru naje ntabyiteguye, ariko ngira ngo nabyo intore ihora yiteguye. Hanyuma kuko nabashije kubona umwanya wo kureba ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi banyifurije kuba najya nza kenshi, ngira ngo nuko ibyifuzo by'abantu bitahita biba itegeko, bari bameze nk'abansabira akazi. Ariko kubihuza ari ziri nshingano ntabwo biba byoroshye. Oya, ntabwo byoroshye, ariko ngira ngo hari ibyo abanyarwanda bita ikima neza, guhabwa umwanya nk'uyu w'umuntu ikintu atarazi uko gikorwa akabibona imbona nkubone, nyumva nkumve. Ni ubu nzajya mbwira abantu cyane cyane abakiri bato, nti umunsi umwe navuze amakuru rwose. Ubundi Honorable Edouard Bamporiki ni muntu ki ku bantu hari benshi bashaka kumenya? Ndi umunyarwanda mu by'ukuri, ibintu byose byinshi bingize n'iby'i Rwanda, kuko navukiye mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano, ndahigira amashuri abanza n'ayisumbuye. Hanyuma nza kwibonamo impano y'ubuhanzi ntawe ubinyigishije, cyane cyane y'ubusizi, kwandika mu kinyarwanda. Ariko igihe kiza kugera nza kubona amahugurwa yo gukina amafilime muri Repubulika ya Czech, mu mujyi wa Prague. Nza no kugira umugisha wo guhura n'abanyamahanga benshi tugiye duhuje impano, yaba y'ubusizi, yaba iyo kwandika amakinamico n'amafilime no kubikina, ndetse n'ibitabo. Bigatuma rero imitekerereze yanjye yaguka, kuko mbonye abahanga muri byo ushobora kwigiraho, nkabona ko impano kongeraho amahugurwa bituma impano itunga nyirayo. Mu by'ukuri nagiye mu myanya, nahawe umwanya mu nteko nshinga amategeko mfite imyaka 28, ariko nari maze kubona ibimenyetso bifatika ko ubuhanzi bwatunga umuntu nawe agatunga abandi. Ubu bakuzi nka minisitiri, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco, ariko mbere y'uko ba minisitiri wamenyekanye cyane n'ubundi mu ikinamico nk'uko wabivugaga, ikinamico Urunana, aho ukina witwa Kideyo. Abantu baribaza niba ugikina kugeza na n'ubu ngubu. Yego, ndacyakina. Ndibuka rimwe ndi mu nteko nigeze gukina Tadeyo yasaze, yurira igiti, abakobwa be bajya guhuruza abantu, ariko yari yisarishije, yabateye ubwoba. Noneho abakobwa be Sorina, abakobwa banjye Sorina na Budensiyana bo mu Runana bajya guhuruza abantu ngo bankure mu giti. Noneho bamwe mu badepite bumva nyine ni ibintu bimeze nk'aho bisebye ubudepite, noneho bakatangira kuvuga bati ukwiye kureka ibi bintu, mu by'ukuri wabaye umunyacyubahiro. Ariko hari ibintu bigorana, uko wahabwa ubutumwa kose, buriya iyo ufite impano, kugutandukanya n'impano yawe ni nko gupfusha. Impano y'umuntu ni nk'umwana we, ntabwo ushobora kuyikoresha neza. Ushobora niba ukinnye filime wenda akaba hari amarore ushobora kuba wasaba kuba utakina muri icyo gihe uri mu nshingano, ariko ubundi ubwo navuga ko ari nko mu gihugu cy'abantu batarasobanukirwa cyane gutandukanya icyo ukina mu ikinamico, ukina umuco, icyo ukina muri filime n'ubuzima bwawe. Kuko hari igihe abantu bitewe n'uko bazi iby'ubuhanzi bakubona wasinze bakumva ko uri umusinzi. Igihe nagiye nkunda gukina mu Runana, njye na Stefano na Gitefano na Bushombe twasinze, abantu bakavuga bati Bamporiki ntabwo akiri umupanigoti, kuko bazi ko abapanigoti batanywa inzoga.
hanyuma nkababwira ariko rero ni ngewe naba umupanigoti nanywa inzoga cyangwa ntayinywa ubundi niyizi nk'umuntu utasinda byo gusinda kubera ko nanyoye ariko kandi ni bake bandusha gukina basinze barahari bandusha ariko ntabwo ari benshi ushobora kuntungura ukambwira uti sinda ngasinda wapima ugasanga nta rukoro iri mu mubiri wanjye ibyo rero ni impano kandi umuntu yishimira kuko ntabwo bariya buri wese buriya mfite ibintu nzi n'ibyo ntazi ibyo ntazi hari undi ubizi iyo byuzuzanya rero bitanga umusaruro nshimira leta yacu ubuyobozi bwacu ko mu by'ukuri ibintu bitabangamiye inshingano ugomeza kubikora ushobora kujya kwigisha bitewe ko ufite icyo uha abana mu ishuri ariko ushobora no kwigisha umuryango w'abanyarwanda biciye muri ya mpano yawe nanditse igitabo ndi nyoboye itorero ry'igihugu ndi umudepite nako nakinnye filime nkigera mu nteko nakinnye muri filime yitwa Umutoma nanditse byinshi ntari nasohora byinshi amafilime ndetse n'ibitabo maze kwandika ibitabo 3 bitarasohoka ibyo byose no kuba wabonye umaze gukora inshingano ya mpano ikagukirigita ikubwira iti ni nko kuvuga umwana nakubwiye ngo ariko wahaye abandi umwanya nanjye nk'umwanya wanjye uko wabungana kose rero numva mbyishimira kuko iyo nza kuba ntumwe ngahabwa inshingano zitanyemerera kuba nakandika na poem hari n'umuvugo nigeze kwandika twizihiza umunsi mukuru wa Unity Club Intwara Rumuri mu by'ukuri ukabona ko ubuhanga nyine nari mfite ndi umwana wenda abantu batazi bwasubijwe inyuma no kubona umwanya muke ariko impano y'igihari ushobora kwandika bagutunguye kuko ivumbukiyeho irasa umuhanga ako kantu gato ufite ku buhanga mu busizi kakaba katuma hari icyo ukora ariko kubera ko impano nayo ikenera umwanya munini umuntu yareba icyo gihangana akabona ko ari icy'umuntu wihutaga atari icy'umuntu ubikora nk'umwuga none ubu ngubu bihuza gute n'inshingano ufite reka dufate urugero rw'urunana ni ukuvuga ngo urunana niba dufite gufata amajwi kuwa gatandatu ni umunsi akenshi uba ari uw'ikiruhuko nubwo mu nshingano twe igihe icyo ari cyo cyose inshingano zihari uzikora iyo ntafite umwanya abatuyobora mu runana n'abo dukinana barihangana bakantegereza nkabona umwanya ariko uyu mwanya uhari nanjye ngerageza kububaha no kubahiriza igihe nkajya muri studio amasaha 2 tugafata amajwi bikarangira ntabwo ari ibintu bigoye hari nabo bahise batwandikira ngo bakeneye kongera kumva ijwi ryawe ukina wenda agace wibuka cyane ni akahe nubwo twose n'ubundi dufite umutwe umuntu aba yarakinnye ibintu byinshi ariko ngira ngo nuko ntari kumwe na ba Bushombe na Stefano ko nkunda gukinana nabo cyane iyo nkinana nabo ndizihirwa ariko Makurata ni umugore w'inyarurembo Tadeya akunda ndetse bagakunda no kwikorera umwitozo wo kumanika inzitiramubu rimwe na rimwe bagasomye ubwo rero niba naganiriza Makurata ndabona yafaha ariko Tadeya ubundi by'ukuri ndi umuntu mwiza ikinyabupfura kandi Makurata nawe mbutse nandukanye na Bushombe nandukanye na Stefano twari kumwe twese twizihiwe nk'imfura hanyuma nta nubwo twanyoye ariko ntabwo twasinze kuko mu kinyabupfura imfura ntisinda aho ndumva rwose ubikunze twamanika inzitiramubu ufite intege nke ariko wowe wabimanika ushobora kubizamuka njye nkamanuka ariko mu kinyabupfura y'abantu b'imfura kuko ariko Makura niba ufite n'agacupa murakomerezaho niyo akayoga kakwishe kavurwa n'akandi niko batubwiye abakurambere inzoga yicwa n'indi ni impamo y'Imana ukuri pe abantu benshi bakomeje no kuduha ibitekerezo honorable ni ibintu abantu bakunda bumva cyane ndetse bakishimira cyane iyo urimo gukina ubundi uruganda rwa sinema muri iki gihe urubona gute ngira ngo kare twabivuzeho gato ko ari uruganda rukiri hasi
bitavuze ko abanyarwanda b'abahanga badahari. Iyo abari mu ruganda buri wese agikora ukwe, uruganda rutaratangira gutunga benshi ngo rwinjize byinshi, urwo ruganda ruba rukiri hasi. Ariko rurahari kuko impano zirahari. Iyo ugiye mu mafesitivali mpuzamahanga usangayo filime nkeya z'abanyarwanda, ariko ubundi uruganda wemera ko ari uruganda ushingiye ku mafaranga rushorwamo, imirimo rutanga ndetse n'imisoro rutanga, icyo rwinjiriza igihugu. Hari politike nziza rero Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ifite yo guteza imbere inganda ndangamuco, birimo na sinema, ariko n'ubuhanzi butandukanye na sinema irimo. Mu by'ukuri twamaze kubona ko ari ahantu twabyaza umusaruro, kandi abahanga benshi tumaze kuganira nabo bateye imbere mu by'ubuhanzi, yaba Abafaransa, yaba abo muri Isiraheli, yaba abo muri Amerika. Ubona ko aho bateje imbere ubuhanzi, usibye kuvuga ngo burigisha cyangwa se bususurutsa abantu, bwinjiza n'amafaranga. No mu bihugu bya Afurika iyo urebye nka Nigeria, cyane cyane mu by'amafilime twavugaga, ntabwo ari abantu bajya mu mafesitivali ahambaye cyane, ariko ni abantu amafaranga yinjizwa na sinema, abo sinema itunze ni ikigega kinini cyane gifitiye Nigeria runini. Rero tukaba dutekereza ko uyu munsi ubwo turi kunoza politiki yaba iy'umuco ariko inashamikirwaho iyo mikorere y'inganda ndangamuco, mu by'ukuri mu ruhererekane rw'akazi dukora, abantu bazagomeza kureba uko uru ruganda rw'abanyarwanda rwakunganira izindi nganda zihari, kuko ntekereza ko tutatinze, kubera ko u Rwanda rwagize ibyo rushyira imbere byinshi ukurikije ingorane twari tuvuyemo z'amateka yacu. Ariko uyu munsi nanone nkavuga ko tudafite urwitwazo na rumwe rwatuma tutubaka uru ruganda. Twamaze kubona ko rwatunga u Rwanda. Mu buzima busanzwe niki wigeze guhura nacyo kikakubabaza ndetse n'icyagushimishije? Biragoye cyane. Hari igihe usanga ntekereza ko ikintu cyambabaje cyane, kuko cyo kigaruka kenshi, ari jenoside yakorewe Abatutsi mu buryo bwa rusange, ariko muri yo kubona umurambo w'umwarimu wanjye. Nari nzi ko umwarimu ari umuntu w'igitangaza utakorwaho. Nari nzi mwarimu ko ari umuntu abantu batinya bakubaha. Iyo ishusho y'umwarimu wanjye igarutse, mubona mu bitaro bamwishe, bijyana umuntu ahantu atasobanurira abandi, ariko kandi ubwo ni amateka yacu. Unyemereye, kubera ko ubwo erega ndi umuhanzi ariko w'umunyapolitike, iyo ndebye amateka yacu, uburyo u Rwanda rwari rubaye igihugu gipfuye, ariko FPR, umukuru w'u Rwanda dufite, perezida wa Repubulika Paul Kagame, bakunamura u Rwanda, agatanga icyerekezo. Mu myaka 27 nkabona umunyarwanda utumva uko kwiyuha icyuya, nkabona umunyarwanda udaha agaciro yaba ibikorwa bya FPR, yaba ibikorwa by'umukuru w'igihugu, niyo yaba umwe, kuko nta nubwo ari benshi cyane. Ariko niyo mbonye umwe ngira ubwoba, kuko arigihe ntekereza nkavuga ngo aba bayobozi dufite, aba babyeyi bavunitse ngo u Rwanda rubeho, niyo tutabona icyo tubaha, kuko ntabwo ibyo bakoze wabona icyo ubyitura, ariko nibura twakabaye twese nk'abanyarwanda tuvuga ijwi rimwe rishima ngo abunamuye u Rwanda baruvanye ku manga barakoze. Rero nk'umunyapolitike ariko nk'umunyarwanda wakuriye hano, warerewe mu bunyarwanda, iyo mbonye abanyarwanda bakinisha uko kwiyuha icyuya, bintera ubwoba, bikanambabaza rwose, ku buryo nabwo bigoye gusobanura mu mwanya mutoya. Ariko nkavuga wenda uko iminsi igenda iza, ab'Imana izaduha kuramana nabo, kuko umuntu arakura. Ababyeyi bacu bamwe bagiye batabaruka, babaye kuri urugamba. nkaba mvuga ngo ubwo tuzakomeza kuganira abakiri bato, turebe uburyo ki twese abanyarwanda twajya muri uwo murongo wo kubona agaciro bifite kuba dufite igihugu kandi n'abagiharaniye. nari kigushimisha cyane. Nezezwa no kuba ndi umunyarwanda, ngira ngo kubera ko nagenze ibihugu byinshi cyane, nagenze ibihugu hafi 60 mu bihe bitandukanye ku mpamvu zitandukanye. Iyo ndebye ko twagize amateka ababaje ashobora gutuma umuntu yifuza kutaba umunyarwanda, nkibona mu kibariro, mu kinyejana cy'abantu bahari ibintu biri kuba byiza,
numva kuba umunyarwanda biranezeza, nkabura ukuntu nafata icyo kintu kinejeje ngo nyerekane. Ariko noneho kuko mfite ibyiringiro by'uko nzarama, nkabona ndi umuntu uzasaza mfite icyo mbwira abato bazaba bahari, kuko ibi bintu twabonye umukara, twabonye igihugu kijima, noneho kigarukamo umucyo turora, ku buryo kuba muri uyu mucyo biranejeje cyane, ku buryo kuva akantu kamwe kabera muri uyu mucyo byamvuna, nkavuga uyu mucyo gusa wo kubona u Rwanda ruzima, u Rwanda rufite ubuyobozi buzima, rufite icyerekezo kizima, noneho nkaba ngo kuba mpari kandi ngihari nshobora kugira icyo mbivugaho, nshobora kugira icyo mbikoraho, nta kintu nabigereranya. noneho benshi bakomeje kohereza ibitekerezo, hari ubuzetsi rumwe mu bayobozi bakoresha ikinyarwanda gikomeye kidapfa gusobanukirwa na buri wese. Ese haba hari inkoranyamagambo y'ikinyarwanda yihariye ubikuramo? ngira ngo icyo kibazo na kare kigeze kuza, ariko mu by'ukuri ngewe ibitabo byinshi byanditse mu kinyarwanda ndabisoma, uhereye ku Nganji Karinga, amateatire akomeye yakinwe nka Rugari rwa Gasabo, nka Mashyiga ya Sehutsitswa, amateatire yagiye akinwa na Mashirika, yagiye akinwa na Mutabaruka, Bare Mutabaruka, ya Karisa Rugano n'abandi bakoranye. Nagiye ngerageza kwegera abantu bakuru, abashoje ikivi, abatabarutse n'abakiriho, nkagira inyota yo kumva intekerezo zihishe mu rurimi rwacu, kuko buriya ururimi abantu bose bashobora kuvuga ururimi, ariko kugira ngo umenye intekerezo ziri mu rurimi bigusaba kwicara hasi ukarambya, ukaruhakwaho, ukarubera umugaragu, ukumva ubwenge buhishemo, kuko buriya Abafaransa bafite ubwenge buhishe mu Gifaransa, Abongereza bafite ubwenge buhishe mu Cyongereza, Abashinwa bafite ubwenge buhishe mu Gishinwa, Abanyarwanda bafite ubwenge buhishe mu Kinyarwanda. Ushobora kuvuga Ikinyarwanda gusa giciye hejuru, ubwo bwenge ntubucukumbure, intekerezo zirimo ntuzicukumbure, umuntu yavuga ijambo ugatakara. Niba umubyeyi akubwiye ngo ugiye muri Amerika, uzandana u Rwanda, uzimana u Rwanda, uzatara mu Rwanda, ibyo ni ibintu ubundi umuntu wese yagahise yumva, ariko ari ukubaza ngo nzabigenza ne, bishatse kuvuga iki, bizavuga iki. Hari n'ubundi bwenge rero bwo mu muryango, buri mu migani migufi, buri mu marenga atari ay'abantu bafite ingorane zo kumva cyangwa kuvuga. Amarenga umwana w'umunyarwanda nyirakuru yamureba akaba amubujije kujya aho yari agiye kujya kandi atabivuze, yaba yaragiye kwicara akaba aramubwiye ngo jya mu turimo atabivuze. Hari ibiri mu migirire y'Abanyarwanda byihishe mu ntekerezo z'i Rwanda no mu kuganira kw'u Rwanda no mu marenga y'u Rwanda, ariko bisaba nyine ngo tubihe umwanya. Byo utabihaye umwanya bigirwa n'ababifite, wowe ukagira ngo ntabihari. Hari ndetse ati natubwire niba yubatse. Yego. Imyaka 39 ni myinshi, narongoye mfite 27, urumva birenda kuba 12, mbana n'umugore wanjye. Honorable Bamporiki Edouard, reka tubashimire kuba mwitabira ubutumire bwacu. Ni ngewe kubashimira Fred, na kandi rwose ningirirwa ubuntu bwo kongera kugaruka, nabwo ubwo nzazana umuganda kuri urugendo. Rwose ni karibu muri studio za Radio Rwanda. Barashimiye cyane.